dutangira agafilme kacu k'uyu munsi turi ku mugore afite supaguru rwose ari gushyira hasi, nuko yitonze ahandi yari ari gushyira supaguru agahita afata inkweto zimwe bambara mu nzu akazishyira hasi rwose akazishyiramo supaguru, ndetse no hasi yayishyize agerageza kwambara za nkweto. Muri ako kanya ubona ko rwose yishimye, nuko arangije agashyiramo inkweto yitonze, amaze gushyiramo agahita yumva rwose ibintu biramufashe mu birenge. Nuko wa mukobwa muri ako kanya byose ari kubirebera hejuru uko biri kugenda, nuko wa mugabo rwose muri ako kanya agahita yumva ntabwo yava, ati prank wanteguriye prank sigenda gute? Nuko wa mukobwa agahita amubwira rwose amushijisha kugira ngo wa mugabo atinjira mu cyumba vuba vuba. Wa musore aba ari kwihisha amubwira ati nyine prank nafashe supaguru rwose nyishyira mu nkweto zawe. Nuko arangije agahita amubaza ati none se byari bimeze gute? Ubwo rwose yabivuze agerageza kuba yajijisha wa mugabo kugira ngo wa musore abashe kuba yagenda, niko atababonye ahari agahita amubwira ati ese uwuhe muntu uri kuvuga? Njyewe rwose nta muntu twari turi kumwe. Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita amubwira ubona ko amurakariye cyane no kumukankamira cyane ati umukunzi wawe niwe ni kuvuga, yareciye mu idirishya. Arangije agahita avayo wa mugabo rwose yataye umutwe. Nuko n'umukobwa agahita amubwira ati komeza rwose wihishe aho ngaho, uriya mugabo wanjye ndi kubona rwose ameze nk'umuntu wasaze. Nuko wa mugabo muri ako kanya akagerageza gushaka mu tubati hose nimba yamubona, ntibyatinze wa mugore arangije akatubwira n'umusore ati komeza rwose weho wihishe aho ngaho, ndi kubona hari umugabo wagira ngo yatubonye. Nuko arangije agahita abaza wa mugabo ati none se uri kuvuga ibiki uri gushaka? Nuko n'umugore nawe agahita akomeza kumubwira ati nyine wasanga rwose wabonye hari mfungura urugi ukagira ngo namufunguriye. Nuko n'umugabo agahita akomeza kubwira n'umugore we ubona ko afite umujinya ati neshe rwose narabiketse ndetse naramwiyumviye asohoka mu idirishya yihuta cyane umbwira ngo ni prank, kira rwose supaguru mu nkweto kandi uri kumbeshya. Ntibyatinze n'umugore agahita agerageza kwivumbura abwira n'umugabo ati ibyo ngibyo rwose ni ibibazo byawe ndetse n'ibyo uri gutekereza, njyewe ndabizi ko rwose nta wundi muntu uri hano. Nuko agahita akomeza kumubwira ko bitewe n'uko waba yimereye akomeza kumubwira ko amuca inyuma kandi rwose atari ibyo. Ntibyatinze n'umugabo muri ako kanya ubona ko aburiwe cyane. Nuko wa mukobwa agahita akomeza kumubwira anamwiyama ati rwose urakoze kunyangiriza umunsi wanjye umbeshyira ko nguca inyuma. Nuko agahita agenda rwose amubwira ko agiye guhamagara umuntu usukura amatapi. Muri make rwose ubona ko uno mugabo ahasebeye. Ntibyatinze amaze kugenda rwose wa mugabo ubona ko afite umujinya agahita akubita umugeri rwose cya gitapi wa mugore yari amaze kuzinga. Nuko amaze gukubita umugeri rwose wa musore wari urimo agahita ubabara cyane. Nuko muri ako kanya wa mugabo rwose amaze gukubita umugeri cya kintu hagati arangije agahita yumva uno musore rwose ari guhumeka amasigamana. Nuko n'umusore nawe muri ako kanya akagerageza gufunga umwuka ariko bikanga, iyo ufite ubwoba rwose ntabwo bishobora gukunda. Nuko wa mukobwa muri ako kanya agahita rwose agaruka akazanira cya gikapu wa mugabo yari ari kuvuga ati ngaho rwose gifate ugende kano kanya ujya mu ma office yawe mbere y'uko hagira n'ibindi bintu waje. Rwose arazi guhamagara abakirina cyangwa se abantu basukura bakaza bakayisukura. Nuko wa mugabo muri ako kanya arangije agahita abwira n'umugore ati ese kubera iki rwose nakwishyura abakirina cyangwa se nkishyura andi mafaranga arenzeho, waretse nkayijyanira nkabasha kubona yihereza rwose abantu bayisukura, ko n'ubundi aba ari mu nzira yanjye rwose ari hafi y'aho nkora cyangwa se ari hafi ya office. Nuko yitonze rwose agahita abwira uno mugore we ati ahubwo rwose gira vuba vuba umfashe tubashe kuba twayijyana. Muri make rwose byanga bikunda uno mugabo yari yamenye ko uno musore arimo ahangaha. Umugore rwose bose yashaka kuba yabereka isomo. Ntibyatinze muri ako kanya umugore rwose akamufasha kuba yayimanura. Ntibyatinze umugabo bageze rwose kuri ya maesikariye amanuka, umugabo akagenda afata n'umujinya mwinshi rwose akajya kupeta ku cyuma kugira ngo umusore abashe kuba yababara. Muri make ubona ko ari ibintu bishekeje. Nuko wa mukobwa rwose nta kintu yari kuvuga kuko rwose ntibyatinze wa mugabo arangije agahita agikandagira abwira uno mugore ati ese ko kuba rwose kiremereye kandi biremereye ashobora kuba ari ibyawe uri kubivugaho iki? Nuko muri ako kanya wa mugore arangije agahita amubaza ubona ko atunguye cyane ati ese uri kuvuga ibiki rwose ngo ibintu byanjye birimo hariya? Nuko wa mugabo muri ako kanya arangije agahita amubwira ubona ko ari seriye ati ndavuze ngo rero icuza kano kanya cyangwa se rwose mbashe kubona yakijugunya. Nuko arangije agahita agisunikisha rwose ukuguru ubona ko ari kumubwira ko yabimenye ko wa musore ari hari. Nuko muri ako kanya wa mugore rwose agahita abona nta handi agomba gucikira. Arangije agahita abwira wa mugabo ati mukundwa rero rwose mbabarira noneho kano kanya ni kubyumva. Ntibyatinze rwose wa mukobwa agahita kumubwira noneho ubona ko abyemera ati cyane rwose noneho urabyemera kano kanya ko nguca inyuma ndetse n'umusore urimo hano tuguca inyuma inshuro nyinshi, ngaho noneho ndakwinginze mfashe uvaneho icyo kirenge cyawe agende neza mu mahoro. Nuko wa mugabo muri ako kanya ubona ko rwose afite umujinya n'uburyo umugore we yamutesheje umutwe. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ati noneho kuba ubinsabye neza ndetse umaze no kwicuza neza, agahita asunika wa musore. Muri make ubona ko byanga bikunda araza kwangirika kuko amanutse ku maesikariye. Nuko wa mukobwa muri ako kanya agahita amanuka rwose agiye kuba yigendera mu mahoro. Nuko agahita akomeza kumubaza rwose impamvu yagakora ibingibi byose. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ati impamvu rwose nakoze ibingibi
nuko arangije agahita azamura telefone amwumvisha amajwi yafashe n'umugore wari kwemera ko amuca inyuma muri make ibintu n'umugore yari ari kuvuga byose umugabo yari ari kubirikodinga cyangwa se ari kubifata muri telefone ye. Nuko muri ako kanya wa mukobwa rwose na wa musore ubona ko batunguwe cyane, wa mugabo yitonze agahita abika telefone ye arangije agahita amubwira ubona ko arakaye cyane ati impapuro rero za divorce cyangwa se zo gutandukana byemewe n'amategeko ndaza kuzisinyisha mu gitondo. Muri make ari kumubwira ko bagiye gutandukanya kandi nta n'ikintu aramuhereza. Nuko umusore muri ako kanya ubona ko rwose ari kwikandagura ko rwose mu ngingo hari kumurya. Nuko wa mugabo arangije agahita amubwira ubona ko arakaye cyane ati ikintu rwose weho uzavana muri uru rugo niyo tapi yawe rwose iyo ndayiguhaye uzayijyanire. Nuko arangije agahita arenzaho ati ariko nanone rwose uwo musore ibyo ngibyo bimukoreye yarabikwiriye. Nuko wa musore muri ako kanya ubona ko ari kwikandagura rwose kahababariye cyane. Nuko wa mugabo muri ako kanya agahita yigendera rwose akisubira hejuru ubona ko nta kibazo afite ko ibimenyetso byose bitwaye ndetse n'uyu mugore wamucaga inyuma agiye kumwikiza. Nimba rero nawe nturi gushimishije cyangwa se kwigishije bidusangiza wandika muri komenti. Ikindi ntwibagirwe like na subscribe nimba rugambirije kuri iyi channel. Ikindi ntwibagirwe no kuba wayisangiza inshuti zawe kugira ngo nabo babashe kuyibona. Ibihe byiza.